Inshuti zanjye mwongeye kwirirwa, manje kubasuhuza ku bantu bakoze subscribe bakanda like basharinga video yanjye, murakoze kandi mujye mugumya mwandike muri comment ibintu mukeneye. Yes, rero na mbere ndabashuje rwose, mwarakoze, Imana ibahe umugisha, mbakuri ingofero. Uno munsi rero nje gusubiza umuntu wambaje ikibazo ngo ni gute wamenya ko sheri wawe muri kumwe aguca inyuma, ni gute wamenya ko uwo wita sheri aguca inyuma. Uno munsi rero nari nshaka kumusubiza, namwe mubone undi muntu ufite ikibazo kimeze gutyo nawe abyumvireho. Twatangiye, hari igihe rero uba ufite sheri wawe umukunda cyane, ariko ugashaka kumukorera bimwe na bimwe bikanga, akabyanga. Urugero, hari igihe uri mu kazi, uri bize, agatima agatera kuri sheri wawe, ukavuga uti reka mbe ndetse ndimo gukora, muhamagare muvugishe numva uko yiriwe. Igihe umuhamagaye avuga ati ndeka ndi bize, wakongera guhamagara nyuma y'iminota ingahe ati ndi bize. Icyo ni icya mbere, umuntu afite undi. Ikindi cya kabiri, hari igihe uba ufite sheri wawe ariko udakunda imyitwarire ye, umukunda ariko udakunda imyitwarire ye, ushaka kuzamuhindura. Ukamubwira uti nshaka kwambara gutya, ntabyemere. Nshaka kugenda gutya, ntabyemere. Nshaka ko wiga kuvuga gutya na gutya muri bagenzi bawe, ntabyemere. Uwo muntu afite undi ushobora kubimubwira wakamwumvira atumviye wowe. Ikindi kandi, hari igihe ufite sheri wawe ukamusaba ngo tutembere, uti nshaka gutembereza ahantu kure, hanyuma bimubwira gutyo akabyanga. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko yahageze cyangwa ni uko uri kure, ahubwo hari impamvu abyanga. Burya nta muntu ugukunda, nta mukobwa ugukunda ushobora kwanga yuko ujya kumutembereza. Ahubwo impamvu ujya kumutembereza akanga, we arakubwira uti ese nta kuntu ahubwo twajya hariya hafi, tutari bwirirwe turatega turafata imodoka ngo tugende, dufate boda tugende. Uwo muntu ubwira gusohokana akabyanga, aba afite undi muntu umusohokana akemera. Wumvise? Ikindi kandi, hari umukobwa ukunda, hanyuma ntube wo muhobera cyangwa se ntube wo muhabizo, usibye ku munwa no kwitama ntube bigerageza. Atari ukuvuga ngo njya ndi by'abarokore, oya, ahubwo we nyine we yabuze ukuntu agukatira. Abakobwa ntabwo bafite umutima wo guhita bakatira abahungu, ahubwo barabarerega, hanyuma ahubwo bakabereka ibimenyetso. Uwo mukobwa muri kumwe rero, niba udashobora kumuha bizu, n'udashobora kumuhobera, we witonde, ashobora kuba afite undi. Ikindi cya nyuma cyo ngiye gusohorezaho, hari igihe ufite sheri wawe umwita sheri umukunda, niba uzi yuko hari ibintu ujya umusaba ntabiguhe, ibyo umusanga gukorera ntabigukorere, umusaba kwitwara uko ubishaka ntabikore, umusaba atayi mu buryo bwo kumuhakeya akakubwira ko ari bize. Yes, abakobwa barahari. Umukobwa ujya guhakeya, nk'ubu ngubu urugero, uri mu kazi uri kwirengagiza ibyawe byaba biri gupfa, ukavuga uti reka ngire mpamagare sheri wanjye numva uko yiriwe. Wigiye muhamagaye akubwira ngo ndi bize, ndetse wakongera uti ndi bize. Uwo muntu aba afite undi aho umwanya we wose. Mu by'ukuri uwo mukobwa niwe umufite, akaba yitwara gutya, mukatire bukiri kare. Icya nyuma ni ukuvuga ngo hari n'umukobwa mukundana, ariko ntabe yakwemera ko mugendana
mu bantu benshi. Ndasubiramo ngo hari umukobwa mukundana cyangwa se umusore mukundana ntabe yakwemera yuko mugendana mu bantu benshi. Nk'ahantu mbese mutemberanye mu nzira kimwe mugendana ngo umufate ukuboko mugende. Yes, uwo mukobwa utemera ko umukoraho mu bantu benshi, uwo mukobwa aba afite undi, kuko umukobwa ugukunda ari wowe nzozi ze ntabwo ashobora kwemera ko utamukora mu bantu benshi, ahubwo we aba yifuza ko mw'abo bantu benshi wamugaragaza ko ari uw'agaciro imbere yawe. Yes, ndizera ko musubijwe. Murakoze. Niba uri mushya kanda subscribe dukomeze, cyangwa mu kimwe wandike muri komenti ikindi kibazo waba ufite. Murakoze.